ubu ni ubuhanuzi benshi batinye kuvuga, ariko ndi gusenga umwuka wera yambwiye ngo mbuvuge. Tega amatwi wumve ibigiye kuba, nibiramuka bibaye uzamenye uko witwara. Wowe unkurikiye ugize umugisha, wabipinga utabipinga ibi bintu bizasohora. Ngiye kukubwira ibintu bitatu. Niba barigeze baguca indasago kuva mu bwana bwawe, cyangwa se uri umuntu ukuze kubera ko wagwaye, bakaguca indasago bakagukata, ufitanye igihango n'izindi mbaraga zigukontorora zituma udashobora kugera kure. Niyo mpamvu akenshi ujya kudepoza ushaka akazi ukakabura. Niyo mpamvu ugerageza ibintu byose kubikora ukaruhira ubusa. Ufite umwuka utuma uhora wizengurukaho, ibintu byose bigapfa bigeze ku munota wa nyuma. Kubera iki? Hari igihango, hari amarembo Satani bamufunguriye kuri wowe ubwo bagukataga baguca indasago, zituma ayo marembo Satani aba ari yakuboneramo, atwara inyenyeri yawe. Ibintu byose ugerageza gukora biranga, ibintu byose iyo ugiye gushaka biranga, urarambagizwa bigapfa, ukajya mu bihugu byateye imbere ukarutwa n'umuntu uri muri Afurika. Kubera iki? Hari amarembo Satani yinjiriyemo ari connected nawe. Niyo mpamvu ibintu byose abarozi bakora, bakoherereza ibintu bikarara biguhekenya. Umurozi akaba ari muri Afurika, uri muri Amerika, kubita ihemba akakoherereza ibintu bikarara bikuzengereza, ukarara udasinziriye, ukararota abantu bapfuye. Ndashaka ngo usengera Imana. Hari imbaraga zikugwanya zishobora gutuma udatera imbere. Hari imbaraga zikugwanya zituma uvunikira ubusa. Hari imbaraga zikugwanya zituma nta hantu ushobora kugera. Nyemerera ngo usengera Imana. Kubera iki ntangiriye kuri ibyo ngibyo? Niba baraguciye indasago ukaba warigize wisiga amavuta arimo imiti, ukagwara, abantu bakagwa amavuta ukisiga arimo ibiti utazi yo bituruka mu bapfumu, bagakata umukondo wawe bakawujyanira abapfumu. Hari umwuka ukaba warigeze ujya mu mazi witwa ngo uri gusenga, ariko ugasengera mu mazi. Nkwibutse ko amazi ni sembore, ni ikimenyetso Satani akunda kunyuriramo. Bamwe abantu bakunda kujya mu bishanga mu mazi n'ibiki. Murabizi ko hari ibintu tugomba gusengera kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Nyemerera mbanze ngusengera Imana. Mana, ndagushimiye kubw'ubuhanuzi wampaye nsangiriza Abanyarwanda, aho buri munyarwanda wese wumva ururimi ari. Mana, ubutumwa ngiye kuvuga n'ubwawe. Ngewe sinabusobanura nk'uko wabuntumye, ariko wawusobanura akabwumva. Ndamusengeye mu izina Yesu Kristo, ari ubasha gusohoza icyo wavuze. Amen. Mwene data, aho uherereye hose, nyemerera ufate iminota mike wumve ibi bintu ngiye kukubwira. Dusengana Imana. Niba ushaka kubohoka, urihangana na gripe, ariko umutima wanjye ni muzima, ubugingo ni buzima, nyemerera nkubwire ibi bintu. Nyemerera nifashishe umurongo Imana yampaye kugira ngo urebe ukuntu ushobora kubohoka. Kubera iki? Wowe uraboshwe, nta kintu ushobora gukora ngo gikunde. Ninde uhora urwaye? Ni wowe. Ninde ugerageza kudepoza akazi kakanga? Ni wowe. Ninde urambagizwa bigapfa ku munota wa nyuma? Ni wowe. Ninde wubaka urugo rusenyuka? Ni wowe. Ninde uhora muri divorce zidashira? Ni wowe. Uri umukobwa mwiza, ariko byari iwanyu kabiri gatatu, atari uko wabuze abagabo, atari uko udashoboye kubaka. Hari umwuka uri connected nawe udashaka kuzapfa wubatse. Ninde uryamanye diplome, warize amashuri menshi, uyu munsi ukaba wabuze no guha ikiyede? Ni wowe. Hari umwuka bamaze gukora kuri wowe bw'ubufindo, batwara inyenyeri yawe. Niyo mpamvu ngomba kugusengera Imana, inyenyeri yawe ikagaruka. Ninde wuriye indege akajya mu bihugu by'amahanga? Ni wowe. Ariko wabuze ibyangombwa, ntushobora gutraveringa, ntushobora kugenda. Abadayimoni batwaye inyenyeri yawe. Baravuga ati nubwo ugiye mu bihugu byateye imbere ukabiruhiramo, ukabura amahoro mu bihugu byateye imbere, ukabura amahoro muri Amerika, ukaburira amahoro i Burayi, ibibazo bikaba byinshi, bikabura urusobe. Umuntu yakuguza n'amadolari 50 ukayabura, kandi bitwa ngo ukorera amafaranga menshi. Hari umudayimoni ukunyaga, hari umudayimoni utuma uvunikira ubusa, udashobora kugira icyo ugeraho. Nshuti yanjye, ngiye kugusengera Imana uyu mudayimoni akuveho. Hari ibintu bitatu ngiye kukubwira, ni wabikora kuva uyu mwanya.
umurozi wari ufite ubuzima bwawe, imbaraga z'umwijima zari connected nawe, zigiye kukureka. Icyambere, niba ibyo bintu byose navuze haraguru wabyumvise, fata umwanya wihane, utandukane n'imbaraga zose z'akarande z'umuryango. Ubwire Imana ngo Mana, buri mihango yose yatuwe ku buzima bwanjye nitandukanyije nayo mu izina rya Yesu Kristo. Imana yampaye ijambo ngusomera kugira ngo usobanurire ibi bintu, tega amatwi ubyumve, birakomeye. Yesaya 59 umurongo wa mbere. Dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo kunanirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Iri jambo rirakomeye. Gukiranirwa kwawe, ibyaha ukora nibyo byatumije Imana ikwima amaso, yewe ngo ntiyagutegera n'ugutwi. Nshuti, niba ufite amasezerano ariko ukabusenga ntusubizwe, si ikibazo cy'uko utahanuriwe, si ikibazo cy'uko udafite amasezerano y'Imana. Ikibazo ibyaha ukora nibyo bituma isengesho ryawe usenga. Hari abantu basenga Imana ntibumve, uturabeshya. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyaha byanyu nibyo byatumije Imana ibima amatwi, nibyo byatumije Imana ibima amaso yanga no kukureba, ugasenga Imana ntikumve. Kubera iki? Ibyaha byawe nibyo bigutandukanya n'Imana. Ibyo bintu ukora icyaha, iyo ukoze icyaha uba ufunguriye Satani amarembo yo kugira ngo akugereho byoroshye. Mu izina rya Yesu, nonaha funga umuryango abarozi banyuragamo na Satani. Kubera iki? Iyo ukoze icyaha, Satani uba umufunguriye umuryango wo kugira ngo abone uko agutera, atangire yangiriza icyo Imana yavuganye nawe, aguhoze mu buzima bushariri. Icya kabiri, niba ushaka ko ubuzima bwawe buhinduka, gira kwizera. Iyo usenga utizera, amasezerano Imana yavuganye nawe ntasohora. Kubera iki? Niba Imana ikubwiye ngo izaguha inzu, ukaba uri mu bukode, wagera mu rugo ugatangira ukavuga ngo ariko Mana, ibi bintu wavuze ngo uzampa inzu, ndabona nta hantu byanyura, nta kwizera ufite, ibyo ntibizasora. Bibiliya ivuga ngo hahigwa uwizera yuko icyo yabwiwe n'Umwami Imana kizasohora. Kwizera ni iki? Ni ukwizera ikintu ko kizaba, nta kintu na gito utekereza washingiraho. Hahigwa uwizera. Kwizera kuri wowe kwarabuze. Iyo Imana ivuganye nawe ngo nibyo abahanuzi, ngo nibya bindi, oya, Imana ijambo yavuganye nawe izarisohoza. Dore ikintu upfa n'Imana ni ukuba icyambere wafunguriye Satani umuryango w'amarembo w'icyaha. Kandi ugifungurira Satani umuryango, Satani yabonye ubujya kugabaho ibitero. Funga uwo muryango mu izina rya Yesu, uwo muryango w'icyaha. Gatatu, hari ibitambo byatanzwe kuri wowe. Abantu bazi ko ibitambo reka mbivugeho. Yesu igitambo yakoze nico kugucungura, kuko twari abanyabyaha. Ariko hari ibindi bitambo abarozi batanga, ukuroga kugira ngo igitambo cye kigire ububasha, agishiraho amafaranga, agishiraho igishoro, bakiba destiny yawe, bakiba inyenyeri yawe. Nshuti, ibikubaho byose ntabwo Imana iba yabyemeye, ahubwo hari uburyo urangara iyo udakijijwe. Iyo wafunguriye Satani amarembo kandi wari ukijijwe, Satani akwihimuraho akakubabaza, ugatangira ugasenga Imana uyitota uyibwira ngo Mana, kuki undetse Mana, kubera iki wantereranye Imana? Kandi Bibiliya iratubwiye ngo Imana ntiyumva abanyabyaha. Isengesho biravuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo kunanirwe gukiza. Imana ntiyananiwe kugukiza iyo ndwara. N'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva. Imana si yananiwe kukumva, ariko umva ikikuziza, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Kuva uyu munsi ngiye kugusengera Imana, ihane, kizwa, korera Imana. Ngwino ku cyumweru ngusengere, uraboshe. Ibintu byawe byose biraboshe, ibintu byawe byose biraboshe, kubera ko utarambagizwa kandi ugakubita imyaka 35. Satani arashaka kugira ngo utazarira abana bawe mu zabukuru, uzapfa ukenyutse. Hari
hari abantu bavuga ngo umuntu ntiyapfa akenyutse ngo igihe cye kitageze. Inshuti yanjye, wapfa n'igihe cyawe kitageze. Samusoni, Imana imurema yamuramanye umugambi wo kugira ngo azacungure Abisirayeli. Samusoni akora ikosa, azana Delila, amena ibanga, kubera ko Abisirayeli be bariho igisuzuguriro cy'Abafilisitiya. Imana irema, ifata umugabo witwa Manowa na Mukamanowa umugore we, bari barabuze urubyaro, barasuzuguwe. Imana iravuga ngo muzabyara umwana w'umuhungu, muzamwita Samusoni, nimuzamukata umutsatsi niwe uzacungura, niwe uzagwana intambara, akabakura agasuzuguro k'Abafilisitiya. Samusoni arakuragwa, aragwana, akuraho agasuzuguro k'Abafilisitiya. Umunsi yamenaga amabanga yuko nta mutsatsi ugomba kumuvaho, nta cyuma cogosha, nibwo Abafilisitiya batangiye kumunogoramo amaso, apfa atageze ku mugambi Imana yari yaramuvuzeho. Nshuti yanjye, ndakwinginze, impamvu abarozi bagutera bakagushobora, impamvu abantu bakugwanya bakagushobora, nuko uburinzi bw'Imana, protection, ubusabane bwawe n'Imana wamaze kubwimura. Ntugisenga, waravuze ngo Imana yarambeshe. Imana ntibesha. Hahigwa uwizera yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Iki Imana igukeneyeho niki? Nugukiranuka. Ufite imbaraga zikuboshe, ngwino ngusengere. Satani ariganya umuryango wawe. Satani yakoreye ibintu byawe umuryango wawe ubayeho mu buzima bushaririye. Nawe ubwawe uri kunyura mu buzima bushaririye nk'umubirizi. Ibintu byose byakubereye bibi. Ntushobora gucuruza ngo wunguke, inyenyeri yo gucuruza barayitwaye. Ntushobora kubaka urugo ngo urugiriremo amahoro, inyenyeri yo kubaka urugo barayitwaye. Ubana n'umugabo mugashwana nta kintu mupfuye kandi ushoboye kubaka. Abana bawe barakunaniye, inyenyeri yo kugira ngo abana bawe bagire amahoro mu rugo barabangaje, abana bawe barakunanira. Wuriye indege ujya mu mahanga uvuga ngo ngiye gukora nteze family yanyu imbere, ugezeyo akazi karahagarara, nakukoze abantu barakugwanya, ntushobora kukamaraho kabiri. Ubayeho mu buzima bagufasha. Satani agushira mu buzima bw'amadeni, ukajya mu nzu ya miliyoni 60, ufite imyaka 50, ayo mafaranga uzayishura ryari? Satani akaguhoza mu buzima bw'amadeni, ukazarinda upfa ukikishura amadeni agupinyagaza. Uyu munsi ngiye kugusengera Imana. Imana igukureho izi mbaraga zituma uhora mu kazitiro k'abarozi, zituma uhora wizengurukaho, zituma n'ahantu ugera, zituma uhora urira, zituma uhora udashaka, zituma agahinda kakwica. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana igukureho izi mbaraga. Imana igukureho izi mbaraga. Fata umwanya wawe ku cyumweru, nubona umwanya ngwino ngusengere, ube ku gicaniro. Tuba dufite igicaniro cy'amasengesho. Fata umwanya uze ngusengera Imana. Imana igukureho izi mbaraga, Imana igukureho izi karande. Nshuti yanjye, uko ubizi hari abaganga bavura amaso, abandi bakavura diyabete, abandi bakavura umutwe. Abantu Imana yaduhaye impano zitandukanye. Hari ahantu ushobora gusengera neza neza ugahora uhura n'ibibazo. Dufite abantu dusengera baba mu madini, umuntu akaguhamagara ati profete ndi umusiramu, nge sinabasha kugera aho ngaho nsengera kuri telefone. Wagiye ukabwira ashaka gusengera. Niba izo mbaraga z'umwuka wera, umwuka wera kugeza akubwira atari kuri muntu yagusengera ibyawe bigakemuka, haguruka uze gushaka umuhanuzi, musenge, mupfukame musenge. Ngimana ibera hose cyarimwe nibyo, ariko hari igicaniro ugomba kujyaho cy'umwuka wera. Habaho ibicaniro bibiri, hari ibicaniro by'abapfumu, hakabaho n'igicaniro cy'umwuka wera cy'Imana. Eliya yasanye igicaniro cy'umwuka wera, umuriro uramanuka. Abahanuzi ba Bayali nabo bari barabanje gusana igicaniro cyawo. Hari ibicaniro by'abarozi byakozwe kuri wowe, ugomba kuza ku gicaniro cy'amasengesho, Imana ikakubohora. Imana ikakubohora. Ngumva ngo ngewe ngo sinazariya ngo gusenga. None niba utahaza ushaka iki? Ushaka ko bagusengera kuri telefone? Abantu baransetsa.
ukumva umuntu Satani yakubyinegarije mu itorero ngo ndamutse ngiye ngo bansha, va ku by'imihango y'amadini n'amadoktrine y'amadini. Shaka Imana nkawe. Ibibazo urarana nabyo ni ibyawe wenyine, pasiteri ntabigufasha. Haguruka usenge, isengere gira usabane bwawe n'Imana. Senya ibicaniro bya amagambo mabi yatuwe kuri wewe. Uyu mwanya uvuge ngo ndayanze. Imiti wakoresheje uvuge ngo ndayihakanye. Baguhaye imiti yo gusiga mu nzu, iyo ni connection abarozi banyuriramo. Iyo bagukeneye sana isa barakubona. Kubera iki? Ya miti wajugunyaga mu nzu ngo uri kwirinda abadayimoni n'abarozi bakuroga, bamaze kugufatisha. Ibyo bintu washize iwawe mu marembo, bamaze kugufatisha. Uwo muti bagoye ngo wisige mu mavuta, ngo wisige kuri iyo ngo barakuroze. Ini network umurozi yagukeneye iteka ryose, umupfumu akanda kuri ya buto kandi bikakubaho, ugahora mu buzima utasobanukiwe. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, Imana igukure muri izo mbaraga. Ikindi, ihanure Imana yakugirira neza. Ihanuve mu byaha, ihanure kingeso mbi, ihanu ushaka Imana. Imana urebe ngo iragutabara. In the name of Jesus Christ. Imana irashaka kukubohora, Imana irashaka kugukuraho ibitambo by'abarozi. La pandishe morgariasa. Dore ngukarabiye imbere, ngukarabiye imbere ubu buhanuzi bwari ubwawe. Ongera ushaka Imana, ongera uve mu byurimo, ushaka Imana bundi busha. Amasengesho yawe ni make. Abarozi bakimara kumenya ko gusenga ariko kugutabara, bakugabyeho ibitero, uhora mu ntambara zo guhora wivuza kugira ngo utabona na wa mwanya wo gusenga. Bwira Imana ngo Mana narigwaniriye ariko uyu mwanya ndagushaka. Waturira ijambo uvuge ngo buri mihango yose yankoreweho, yaba iyo nzi n'iyo ntazi, nitandukanyije nayo. Urebe Imana ngo iragutabara. Inyenyeri yawe barayitwara bigakunda, aho ukeneye gusenga. Hari abantu usanga bari kuvuga ngo icyo yanditse ngo yaracyanditse. Iki ni igihe Pilato yaramaze kwandika hejuru y'umusaraba wa Yesu, bamubwiye ngo icyo cyapa gikureho ureke kuvuga ngo ni umwami w'Abayuda. Aravuga ngo icyo nanditse naracyanditse. Ntabwo ari ikibana yakwanditseho, nico Pilato yaramaze kwandika hejuru hariya. Ndagira nkubwire ngo abakugwanya barahari, abaguhagurukiye barahari. Haguruka usenge, haguruka ugwanye umwuka mibi wose ukugwanya n'umuryango wawe n'abazagukomokaho. Sukuru umukobwa mubi ku buryo utashaka. Uri mwiza, ufite uburanga, ufite amaso meza, abantu bose bakubwira ko uri mwiza, ariko kubise 35 abasore bose bakurambagije birapfa. Nukubera iki? Nuko utazi guca bugufi imbere y'umusore, nuko utamenya kubaka urugo. Hari umwuka bamaze kugushiraho udashaka kuzubaka, aho kugasanga ubyariye mu rugo 1 2 3 ubana n'ababyeyi bawe. Uwo ni umwuka bavuze ko abana batazubaka. Ni umwuka ukuri uvuga ngo ntuzigera wubaka. Ukuveho mu izina rya Yesu Kristo. Fite diplome, munsi wayifataga umurozi yaravuze ngo uzapfa ntakikumariye, kandi koko wabuze n'uguhikiye wirirwa mu buzima bubi. Urashakisha nta hantu utanyura, urabaza amakuru, ariko ibintu byawe byose biranga. Ndagusengeye Imana y'amahoro iguhindurira ubuzima. Ndashaka gushimira abantu. Mu minsi yashize hari abantu twahaye Bibiliya zatanzwe n'umumama. Tanga Bibiliya mu rusengero, abantu barakizwa buzura umwuka wera. Nshuti, nawe Imana igukoresha kugira ngo ube ku rutonde rwo kugirira Imana umumaro mu gihe nk'iki. Wamamaza ubutumwa bwiza, imbaraga z'umwijima zikubeho. Ku cyumweru ngwino tubane mu materaniro. Iki kiganiro kanda subscribe, tujye tubana mu bihe byo gusenga. Imana iraguha umugisha. Kanda kuri subscribe, wibuke gukanda like niba wafashijwe n'iki kiganiro. Ikindi, ku cyumweru dusengera Kabeza ya Remera, aho bakunda kwita mu Rubirizi, mu cyapa imodoka zihagarara, mu kigo cyitwa Hoyiwamu, cyangwa se mu kigo cy'abamisiyoneri, cyangwa se ibyo utabishoboye ukavuga mu kigo cy'abazungu. Saa 7 tuba turi ku gicaniro cy'amasengesho mu itorero rya Power of Prayer Church, imbaraga z'amasengesho. Ngwino dusengana Imana, ngwino Imana ikubohore, ngwino Imana ikiza ubuzima bwawe, ngwino Imana igutabara. Hari yerekwa nabonye, ndeka nzaritange ku kindi kiganiro ejo, nzarivugaho. Imana iduhana umugisha. Ngwino dusengane ku cyumweru, Imana ikubohore. Wararambagijwe biranga, ngwino dusenga Imana icuwo mugozi. Ufite imyaka 40 uri umusore uracyari iwanyu, ngwino dusenga Imana icuwo mugozi, Imana ikubakire. Waragwa ufite ibintu bihora biguhekenya amanywa nijoro, ngwino dusengane Imana. Imana ibohora ubuzima bwawe. Imana ikeneye kongera kubaka igicaniro cy'amasengesho, ubuzima bwawe bugahinduka. Umwanzi wawe ntiyagushobora usenga. Sawuli yagiye kugwanya Dawidi ari ku musozi arimo arasenga.
Bibiliya iravuga ngo Sawuli ngo agezeyo ngo amuhanurira yambaye ubusa yubarara imbere ye. Ibaza, yaragiye guhiga Dawidi ngo amwice, ageze imbere ye yambara ubusa, imbaraga zirashira, afite n'abarinzi, aramuhanurira ngo Dawidi uzaba umwami. Igihe cyose wuzuye umwuka wera uri gusenga, umuroza kubonamo umuntu udasanzwe, yavuga ati ibi bintu ngiye kubimwoherereza, akavuga ati ninjye birangarukira biramitana, ndakwaturaho imbaraga z'umwuka wera. Nyandikira kuri iyo nimero iri hasi kuri telefone, nzakuyobore uze mu bihe byo gusenga. Nta muntu uri mu Rwanda njya nsengera kuri telefone. Niba uhaguruka ukajya gushaka umupfumu, ukava mu majyepfo ukajya gushaka umupfumu mu burasirazuba, kuki utahaguruka ngo uze ku gicaniro dusenga Imana, Imana ikubohore? Abantu bari hanze bo dushobora gufata umwanya wo gusengana, kuko ntiyabona umwanya wo kuva hanze ngo aze gusenga. Ariko uri mu Rwanda, haguruka. Ubundi sinzi abantu bigize ngo ngewe sinasenga, ngo haguruka uje gushaka Imana, urarushe. Nshuti yanjye, Bibiliya iravuga ngo nkunda abanshaka, ngo kandi abanshakana umwete bazambona. Iyo ushakanye Imana umwete irakwiyereka. Iyo ushakanye Imana imbaraga ikwereka ko ari nyembaraga. Iyo ushakanye Imana kuraje, Imana igira kuraje mu buzima bwawe, Imana igutabara. Yobu havuga ngo iki muri Yobu? Haravuga ngo ubutunzi bwawe Satani yabumize bunguri, ngo ariko azaburuka, Imana izabuhubuza mu nda ye. Ibyawe abarozi batwaye, ibyawe Delila zatwaye, ibyawe abagizi ba nabi batwaye, bigaruke, Imana ibihubuze mu nda yawo, Imana ibikugarurire mu izina rya Yesu, amen. Ndagukunda, Imana iguha umugisha.